Bana b'Imana, dore ntama w'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatanu tariki 3 Mutarama 2020. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 29 n'umutwe wa 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Zaburi ni ya 98. Ivanjiri ni yanditswe na Yohani, umutwe wa mbere umurongo wa 29 kugeza ku wa 34. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yohani abonye Yesu aje amusanga, aravuga ati, dore ntama w'Imana ugiye gukuraho icyaha cy'isi. Ni nawe navugaga ngira nti, ngiye gukurikirwa n'umuntu nduta, kuko yariho mbere yanjye. Jye sinari muzi, ariko kugira ngo agaragarizwe Isiraheli, naje mbatiriza mu mazi. Nuko Yohana ahamya agira ati, nabonye roho amanuka nk'inuma ivuye mu ijuru, maze amuguma hejuru. Koko njye sinari muzi, ariko wanyohereje kubatiriza mu mazi yarambwiye ati, uzabona roho amumanukiraho kandi akamuhama hejuru, ni ubwe ubatiza muri Roho Mutagatifu. Naramwiboneye ubwanjye, kandi ahamya ko ari we mwana w'Imana. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo y'uyu munsi aradufasha kuzirikana kuri ntama w'Imana. Tugendeye mu mikoreshereze y'ijambo ntama w'Imana muri Bibiliya, iri jambo rifite ibisobanuro bibiri by'ingenzi: intungane n'igitambo. Intungane, umuntu wiyoroshya, ucisha make, umunyakuri, utotezwa, bahohotera, barenganya. Naho igitambo ni impongano y'ibyaha, intama batamba bagakira ibyaha. Tugiye kuzirikana ingero zigera muri 5 ijambo intama ryagiye rikoreshwamo n'igisobanuro nyakuri cyaryo: izaki, pasika, impongano, ababembe na Kristo. Igitambo cya izaki ko tubisanga mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 22 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13. Aburahamu yashatse gutamba umwana we w'ikinege kandi akunda, ariko Imana irabyanga, ahubwo imugoborera intama aba ari yaturaho igitambo. Iki gitambo cya Aburahamu kuri izaki cyashushanyaga igitambo Imana izatura umwana wayo w'ikinege ikunda cyane, Yezu Kristo, ngo aducungure. Intama ya Pasika. Buri mwaka mu guhimbaza Pasika, Abayisiraheli babaga intama bibuka ko Uhoraho yabarokoye ubucakara bwa Misiri, bisobanura ko Imana ije mu mwana wayo Yezu, ni ya Mana idukura ku ngoyi y'ubucakara ikadukura mu rupfu rw'icyaha. Ni na wa Mesiya umuhanuzi Izayi atubwira mu mutwe wa 53 umurongo wa 7. Mesiya umugaragu w'Imana yarashinyaguriwe, yicisha bugufi, ntiyabumbura umunwa, woshya umwana w'intama bajyanye mu ibagiro. Uyu ni Kristo wavugwaga ukuntu azatotezwa, arengana, ariko akaducungura, akadukiza ibyaha. Hari kandi intama itagira inenge Abayisiraheli baturaga ikaba impongano y'ibyaha. Tubisanga mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 4 umurongo wa 32. Hari kandi intama umubembe wakize yagombaga gutura, kikaba ikimenyetso cy'uko yakize, ko tubisanga mu gitabo cy'Abalevi umutwe wa 14 umurongo wa 10 kugeza ku wa 22. Izi ntama zose tumaze kumva n'uburyo zaturwaga, zari zifite akamaro ko guhongerera ibyaha. Izi ntama zirashushanya Yezu Kristo, umwana w'Imana wacunguye isi akaza kuyikiza ibyaha. Ni nabyo mu Isezerano Rishya tuzirikana mu ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa mbere umurongo wa 19. Mwarokowe n'amaraso y'agaciro gakomeye ya Kristo, nk'ay'intama itagira inenge cyangwa ubwandure. Iri jambo intama ryari risanzwe rikoresha muri Bibiliya mu Isezerano rya kera. Niryo Yohani Batista umuhanuzi, integuza n'umubatizo wa Kristo Mesiya yakoresheje ashaka kwerekana Yezu uje gucungura isi. Ntabwo zikiri za ntama z'amatungo zo mu Isezerano rya kera, ahubwo Yezu Kristo mu Isezerano Rishya ubwe, ntama w'Imana ukiza abantu ibyaha, arahibereye. Hagati yanyu hari uwo mutazi, ni ntama w'Imana. Yohani mu isomo rya mbere hari amagambo meza yakoresheje ajya kuvuga kimwe na ntama w'Imana. Kristo ni intungane, umwana w'Imana. Natwe twitwa abana b'Imana. Ufite Kristo hamizero arisukura, nk'uko nawe ari umuziranenge.
Yezu yazanywe no kuvanaho ibyaha kandi akaba nta cyaha kiba muri we. Bavandimwe, turashima Yohani Batista werekanye Mesiya, agakoresha izina ryari risanzwe rikoresha, ariko noneho akaryerura aryerekeza ku Mukiza. Dore Ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Iyi nteruro tuyikoresha muri liturujia ya misa mbere yo guhazwa. Bitubwira ko hari Yezu ugiye kuza mu Karisiya kudukiza. Umusaseridoti ushushanya Yohani Batista akamwereka imbaga, ubundi imbaga ikitegura kwakira Mesiya mu Karisiya. Ntabwo ari umusaseridoti wiyerekana ubwe, ahubwo yerekana Kristo. Mbese yirinda gukingiriza Kristo ngo amutambamire cyangwa ngo amuburizemo, mbese akamuva mu izuba. Hari ubwo yereka umwana inyenyeri, aho kuyireba agasigara areba urutoki ruri kuyimwereka. Ntabwo ari Yohani Batista turangamira, nta nubwo ari umusaseridoti turangamira, ahubwo turangamira Yezu Mukiza batwereka, Ntama w'Imana. Yohani Batista araturarikira guhazwa neza, twiteguye, atari byamunkize na byamwambonye, ahubwo tugashyiraho umutima wacu wose mu kwakira umuntu ukomeye, Umukiza, Umucunguzi. Birababaza cyane iyo hari imbaga nyamwinshi ihazwa ariko ntibigire akamaro kubera ko batiteguye neza, nta suku, bagahabwa Yezu barangaye, imitima yabo idahari. Nyamara uhawe Yezu neza mu Karisiya aronka ibyishimo, amahoro n'imbaraga za Roho zimufasha kwera imbuto nziza. Dore Ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yashishikarizaga abakristo b'i Arisi ati, mujye muhazwa, musange Yezu, mubeshweho nawe kugira ngo mubereho we. Nibyo rwose, ntimubikwiye ariko murabikeneye. Umwaka mwiza kuri mwese bavandimwe. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladisirasi, murezi mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu. Isi yose